babonye w'inyanja icikamo babonye ya nkingi y'umuriro barya ibyo kurya byo mw'ijuru ariko baranga barinangira babonye w'inyanja icikamo babonye ya nkingi y'umuriro barya ibyo kurya byo mw'ijuru ariko baranga barinangira yewe mana nyemerera mana gendane nawe mu butayu ntabyiza bibayo onyemerera we nyemerera mana gendane we gendane nawe mu butayu ntabyiza bibayo subira mu nyemerera mana gendane we gendane nawe mu butayu ntabyiza bibayo. Haleluya, haleluya. Reka dusuhuzanye twese. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Dawidi yaravuze ngo uyu ni umunsi mwiza Uwiteka yaturemeye ngo turawishyimiramo kandi turawunezererwamo. Haleluya. Hari umuntu wizeye kunezerwa? Reka tuzamurire Imana icyubahiro. Iyo turimo kwatuza akanwa kacu, ibyo turi kuvuga biba birimo kuba. Haleluya. Iyo turimo kuvuga ariko tutavugisha akanwa, turimo kuvugisha imitima, tukavuga ngo uyu ni umunsi Uwiteka yaturemeye, turawishyimiramo kandi turawunezererwamo. Ibintu byose byagombaga kutubabaza bihita bijya inyuma yacu. Urabyizeye nawe? Kubera ko ibibi byose Yesu yaravuze ngo buri munsi wose ukwiranya n'ibibi byawo. Aho kantu mwarakumvishe namwe? Yaravuze ngo buri munsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Bivuze ngo twebwe turabimenya tugahanurira umunsi. Haleluya, haleluya. Tukavuga ngo wa munsi we ni Uwiteka wakuremye, ntabwo uyu munsi ndi bukubabariremo, ndakwishimiramo kandi ndakunezererwamo mu izina rya Yesu Kristo. Muzi guhanurira umunsi? Ntukabyuke ngo upfe kugenda udahanuriye umunsi, kubera ko ibibi by'umunsi bihora byiteguye. Halo, ako kantu murakumvise? Ibibi biba mu munsi bihora byiteguye, ariko natwe kubera ko turi abana b'Imana. Haleluya. Kandi Imana akaba ariyo yaremye umunsi, niyo mpamvu duhagarara mbere y'uko umunsi utangira tugahanurira umunsi. Haleluya. Tukavuga ngo wa munsi we. Uzi ukuntu mutarimo kubyumva kandi ndi kubaha umuti? Uzi ukuntu ujya ugenda ugataha uvuga ngo ndashima Imana ngo nari mfuye ngo ariko Imana igiriye neza ndagarutse. Jya uhanurira mbere y'uko uhura n'ibyo bijya kukwica. Halo. Uwo muti murawumvishe namwe? Ujya uhanura mbere y'uko uhura n'umunsi, kuko umunsi uba wakwiteguye kuva saa sita z'ijoro. Hari biba byakwiteguye bikavuga ngo ari bukandagira hana, hari biba biza aho uri bujye naho uri butahe, nyamara ndi kubasogongeza. Hanyuma nawe ujye utanga. Haleluya, haleluya. Uhanurira umunsi wawe uvuga ngo wa munsi we. Haleluya. Ndaguhanuriye ngo ni Imana yakumpaye yakuremye, ndakwishimiramo kandi ndakunezererwamo. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Reka Mesa dufasha aducurangire, tugiye kuririmba ngo none ni Yesu umpaza wenyine, hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Abaririmbyi nabo baramfasha. Imana iduhana umugisha. Yesu ni wowe usambonyemo amahoro nifuzaga, najyaga nyasha gasinyabone gasuhuza umutima iteka. None ni Yesu maza we, nta rindi zina ryose
kunywa gakabugo ayabu amaze nk'iyeba none ni Yesu maza wenyine narinde ziranemera oko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we none ni Yesu maza wenyine narinde ziranemera ubugingo n'umunezero bibonekera muri we yuzuye agahinda ubwiye muzi ibyo biringiraga maze amaso yarahumuka nakure ba Yesu nanyurwa none ni Yesu maza we narinde ziranemera ubugingo n'umunezero bibonekera muri we none ni Yesu maza we narinde ziranemera ubugingo n'umunezero bibonekera muri we none ni Yesu maza we narinde ziranemera ubugingo n'umunezero bibonekera muri we tubahereze icyubahiro umwami Yesu. haleluya haleluya Amina, 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 amina. Yesu maza we wenyine narinde ziranemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Nitwa Umutoni wa Ev.Pamella. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kuko yanyemereye uyu munsi guhagarara hano. Ntabwo ari ibisanzwe, ntabwo nzigera mbifata nk'ibisanzwe. Haleluya. Ndanezerewe ko umwami yampisemo kugira ngo tuze kuganira ijambo ry'Imana uyu munsi. Nshimiye Imana yabyemeye, nshimira n'itorero ryangiriye icyizere cyo kunyemerera guhagarara hano. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi. Ndi uwo muri uru rusengero, ntago ndi umushyitsi. Ikindi kandi ndi umwana w'Imana. Ndi mu rugendo nanjye ndataha iwacu. Haleluya. Ko mvuze ngo ndataha iwacu abantu mugaceceka. Njyewe ndi mu nzira ndi gutaha iwacu. Haleluya. Haleluya. Wowe niba ukiri hano ubwo nyine ndi kugusiga. Ariko twese dutaha iwacu mu izina rya Yesu Kristo. N'ubu ngubu kandi turimo gutaha. Hari igihe wabona wicaye aho ngaho ukagira ngo uricaye, ariko mu ijuru bo barimo kureba ibirometero usigaje kugenda kugira ngo utahe. Halo. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo nawe ureke dutahe. Ntiwizibe amatwi uyu munsi wa none. Ureke twese dutahe. Ngo none ni Yesu mpaza wenyine. Hari igihe tumara kuririmba iyi ndirimbo, twagera mu rugo agahita agira akantu afunga kugira ngo arebe ikiduhaza icyo ari cyo. Akabifunga atatwanga. Naratangaye mu mubwiriza. Ijambo riravuga ngo Imana, ngo ikinezeza Imana ngo nuko ifunga ibintu. Ngo icyubahisha Imana ngo nuko ikinga ibintu. Ngo naho icyubahisha abami bo ngo nuko ubigenzura. Muzi ikintu iryo jambo risobanuye? Mbese icyubahisha abantu nuko ngera mu rugo iwanjye ngasanga stoke ziruzuye. Nuko ndeba imodoka nkabonera paritse hari irimo essence. Nyine ngo nuko ubigenzura, kubona ibintu byose bimeze neza. Kubwira abantu ngo Imana yangiriye neza we. Kubwira abantu ngo Imana yarantabaye we. Ariko ngo icyubahisha Uwiteka we nuko bikinga kugira ngo arebe neza niba ibyo tuvuga koko ari ukuri kuri mu mutima. Halo.
ni ijambo ry'Imana ntago ari ngewe ngo icyubahisha Uwiteka ngo nuko akinga ibintu ngo naho icyubahisha abami bo ngo nuko bigenzura ariko dukunda kugenzura. Haleluya. Imana idufashe ibyo tugenzura ariko mu kugenzura idufashe kugira ngo imitima yacu aba ariyo tugenzura cyane, kuko tujya kuva hano mu isi nta kintu na kimwe tuzigera tujyana. Muri ibyo bintu dushaka kugenzura nagira ngo nkubwire ngo nta na kimwe tuzagira guteye. Abantu bari kubivuga gakeya, none se nutabivuga wagize ngo uzabijyana? Nta bantu muraherekeza se rusororo namwera? Niyo mpamvu mutari kubivuga. Nta kintu tuzajyana, ikintu tuzajyana ni kimwe, ni wa muntu w'imbere wabanye na data neza. Haleluya, haleluya. Nuwo dukeneye kugenzura, naho ibingibi byo ni bito cyane. Haleluya. Ni kumuririmbyi yavuze ngo kumuremyi wacu ni bito cyane, yaravuze ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Haleluya. Arongera avuga ngo ifeza n'izahabu ni ibyanjye, aravuga ngo ndetse n'inka z'ibirarashyamba ni ibye. Zaburi bivuga neza ngo iyo irambuye ikiganza cyayo gusa ngo ihaza kwifuza ko ibyaremwe byose. Haleluya. Ku Mana ni bito cyane, ibyo ngibyo bikurajije amajoro, ibyo ngibyo bituma udasinzira, ni bito cyane. Ariko hari ikintu ikeneye ko tugenzura, n'uyu muntu w'imbere. Halo. Imana yantumye ngo nkubwire ngo ikeneye kugenzura umuntu w'imbere, ariko uyu muntu w'inyuma arashukana. Uyu muntu w'inyuma ajya ahagarara hano akitwa Pamela, akitakuma akavuga imbaraga z'Imana koko, ariko mwibanga hahurira n'Uwiteka. Muri wa muntu w'imbere niho hajya habwira Imana ngo koko Pamela ni inshuti yawe kandi n'umwana wawe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo dusanga mu bami ba mbere ibice 3 umurongo wa 10. Abami ba mbere ibice 3 umurongo wa 10 urageza ku murongo wa 14. Soma ijambo ry'Imana. Amen. Maze ayo magambo anezeza Uwiteka kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana ihera ko ibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo usabye ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera, nuko nkugiriye uko unsabye. Amen. Dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse. Mu bakubanjije cyangwa mu bazagukurikira ntawe uzahwana nawe, kandi nguhaye n'ibyo utansabye. Ongera uhasubiremo. Kandi nguhaye n'ibyo utansabye. Ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi, bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Nuko kandi nugendera mu nzira zanjye ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko so Dawidi yazigenderagamo, nzakongerera kurama. Amen. Ongera usubiremo. Merci. 14. Oya, usubiramo ku 10 ugeze kuri 14. Abantu bose munyemerere dutega amatwi. Maze ayo magambo anezeza Uwiteka kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana ihera kwibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo usabye ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera, nuko nkugiriye uko unsabye. Amen. Dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse. Mu bakubanjije cyangwa mu bazagukurikira ntawe uzahwana nawe, kandi nguhaye n'ibyo utansabye. Ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Nuko kandi nugendera mu nzira zanjye ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko so Dawidi yazigenderagamo, zakongerera kurama. Amen. Reka twese tuvuge ngo amen. Haleluya. Merci. Utaricara reka dusomere no muri Zaburi ibice 42 umurongo wa 1. Zaburi 42 umurongo wa 1. 42 umurongo wa 1. Oya, umurongo wa 1 ugeze ku murongo
urageze ku murongo wa 3. Soma ijambo ry'Imana. Zaburi 42 umurongo wa mbere. Abona hera kuri 2. kuko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana. Amen. Reka nsubiremo nanjye, nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Amagambo dusomye mu gice cya mu bami ba mbere ibice 3 umurongo wa 10. Ni igihe Salomo yari amaze gufata ingoma, papa we Dawidi ari we Dawidi amaze gupfa, cyangwa se gutanga nk'uko bibiri bivuga ko abami ntago ngo bapfa baratanga. Hanyuma Salomo ngo ajya imbere y'Imana. Tugiye kwiga kuri teme ivuga ngo inyota ya Kristo ingana ite muri wowe. Hello? Iravuze ngo inyota ya Kristo ingana ite muri wowe. Salomo yari amaze gupfusha umubyeyi. Apfusha umubyeyi mu gihe gikomeye. Apfusha umubyeyi afite bakuru be bahanganye nawe. Buri mwana wese wa Dawidi cyangwa se abana babaga bafite ba mama babo, ngira ngo nago ndi bujye gusubiramo no kuvuga amateka ye. Urumva hari abana b'umugore mukuru, hari abana b'umugore ukurikiyeho, hari abana b'umugore wa 3, hari abana b'umugore wa 4. Hanyuma abo bana namwe mu byumve aho bari bose harimo abahungu. Kandi kubera ko bari bakuru bose bari bakeneye ingoma. Bari banyotewe kuyobora ubuyobozi. Kandi byanze bikunze ntago bari bishimiye Salomo. Kuko Salomo yavutse nyuma hari undi mwana umaze gupfa. Uwo mwana wari umaze gupfa kandi Dawidi yamubyaranye na nyina. Nyina amwambuye umusirikare yari ayoboye mu bwami bwe. Aramwica, amaze kwica acyura umugore we. Urumva Salomo ni umwana w'amateka. Kandi amateka adasobanutse imbere y'abantu. Ariko ndashimira Imana ko ibintu bidasobanutse imbere y'abantu. Haleluya, haleluya. Imbere y'Imana bijya bisobanuka. Hanyuma Salomo avutse muri ubwo buryo, akuranye n'abakuru be, hari abo bita Badoniya, hari abo bita Abusalomo. Ndetse abo ngabo bo bari abantu babi cyane. Uwo bita Abusalomo yashatse no gusimbura Dawidi ku ngoma. Ngo aratinyuka afata babita gute? Abandi bagore berekeza se. Arazifata ngo kugira ngo yereke abantu ko asuzuguye se. Ngo azisambanyiriza ku karubanda abantu bose bareba. Yari umuhungu mubi ufite umutima mubi. Mujye musoma izi nkuru. Bivuze ngo abo bantu bose Salomo Imana ivuze ko cyangwa se Dawidi avuze ko ari we uzahabwa ingoma ya Israheli. Abo bahungu nabo bahari. Abo bahanganye na se Dawidi. Mwibaze noneho umwami amaze gupfa. Salomo ni muto muri bo. Mutekereze icyo bashoboraga kumukorera. Ariko Salomo ngo Imana ikaba yarabwiye Dawidi ngo niwe uzagusimbura ku ngoma. Uyu mwana wawe Salomo ni uzagusimbura. Ndetse aramufata abibwira umuhanuzi we Natani ndetse na nyina wa Salomo. Arababwira ngo uyu mwana Salomo niwe uzansimbura nimara gutanga. Dawidi apfa, hari izo ntambara muri iyo miryango yose. Salomo aritegereza. Ndetse ngira ngo uwo bita Adoniya Dawidi amaze gupfa yagiye kwiyimika. Nako yiyimise Dawidi akirwaye. Aragenda afata ngo abatambyi, afata n'ingabo, afata abantu arababwira ati muze munyimike ninjye mwami wa Israheli. Ariko munyumvira ko kavuye. Arabati munyimike ninjye mwami. Ngo nyina wa Dawidi wa Salomo arabimenya, abwira atumaho umwami, aragenda ajya kumushaka aramubwira ati nyakubahwa, ntiwavuze yuko umwana wanjye ari uzaba umwami wa Israheli? None se ko twumvishe ngo bagiye kwimika mbese byarakavuyo, ntago ari cyo nashatse kuvugaho. Hanyuma Salomo nyina avuye kubibwira Dawidi atumaho, yari aryamye ngo aba mu buriri arwaye cyane ari mu gihe cye cyo gupfa. Atumaho umuhanuzi Natani, atumaho na nyina wa Salomo, atumaho n'abandi arababwira ngo bajyane Salomo bajye kumusukaho amavuta. Salomo baramwimika aba umwami wa Israheli, ntago ndi buhatinde naho.
urumva Salomo yimitswe n'Imana kubera ko se Dawidi niwe umusigiye ingoma. Halo, mu ntega amatwi rwose, aramwimitse ngo abe umwami wa Isiraheli. Bivuze ngo icyubahiro cy'Imana cyari kiri kuri Dawidi kigiye kuri nde? Kuri Salomo. Babandi bose bababurijemo, bamwe bari barimo kurwanira ubwami bafite inyota y'ubwami n'ibyubahiro n'ibindi bababurizamo. Salomo afashe ingoma. Mutega amatwi rero ahantu dusomye, Salomo agiye imbere y'Uwiteka, agiye kumurikira Imana ingoma Imana imushyizeho, agiye kumurikira Imana ubwami asimbuye hose. Mwumve isengesho rya Salomo. No mu ngoma za kabiri harimo isengesho rya Salomo, ababishoboye bazahasome mu bice 7 kuzamura guhera mu bice 6. Salomo ajya imbere y'Imana arasenga, arayibwira ati Imana data wa twese wo mu ijuru, wabanye na data, wabanye n'igihugu cya Isiraheli, waturinze abanzi bacu, ubana natwe, ugendana natwe. Aravuga ngo Mana ndagushimiye ko mpaye kuba umuyobozi w'iki gihugu. Ashimira Imana kubw'imirimo imukoreye ikamwemerera kuba ari we uba umwami wa Isiraheli. Ariko agira ikintu gikomeye asaba Imana. Imana imaze kumva amasengesho ya Salomo, bajya bavuga ko yatambye ibitambo 1000. Aratamba ibitambo 1000. Ngo amaze gutamba ibitambo 1000, Imana kwihangana birayinanira, ngo irekure presence yayo mu ihema, n'abatambyi bananirwa gutamba. Biravuga ngo niki kibaye ku mwana wa Dawidi we? Duhereze Imana icyubahiro. Salomo aratamba asenga y'uburyo bwose, uko atamba ibitambo ariko asenga, uko atamba ibitambo ariko ashimira Imana, uko atamba ibitambo yibutsa imirimo y'Imana muri Isiraheli, arayibutsa ingendo zose bakoze, ayibutsa uburinzi bw'Imana ku buzima bwe. Aratamba uko atamba agasenga, ngo ibitambo bigera mu bitambo 1000, Imana birayinanira kwihangana, iri kuri icyubahiro cyayo mu ihema. Ngo bigera ku rwego n'abatambyi ubwabo bamenya ko nyiri ubutambyi mukuru, duhereze Imana icyubahiro, haleluya, bamenya ko umutambyi mukuru yahigereye. Ngo barangije bose barubarara, ngo baravuga ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kubera ko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Haleluya. Bamenya ko icyubahiro cy'Imana cyamaze kuhagera, gutamba kwabo kurarekera. Bivuze ngo umwami se watambaga, ahubwo yabwiraga abatambyi ati mubigenze gutya, mutambe n'ibindi bitambo, mushiraho n'ibindi bitambo, mushiraho n'ibindi, ngo Imana ihigereye. Duhereze Imana icyubahiro. Abatambyi barubarara, baravuga ngo nyiri ibitambo yahigereye, kandi turongera gutamba dute? Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Habaho ibihe byo gushima Imana, ngo Salomo agaburira Abisiraheli bose. Muzasoma ibyo bice, arabagaburira. Abonye icyubahiro cy'Imana kigose inzu, aravuga ngo Uwiteka wabanaga na data, uyu munsi icyubahiro cy'Uwiteka nanjye kiri kumwe nanjye. Haleluya. Amenya yuko Imana nawe iri kumwe nawe. Ibyo bintu ari wowe urumva bitaba bihagije ugahita utaha? Mbabarira umbwiza ukuri, urumva bitaba bihagije wahita utaha ukamenya ko Uwiteka agize ate? Ari kumwe nawe, kubera ko yabonye icyubahiro cy'Imana, yabonye imbaraga zayo, yabonye gukomera kwayo. Yagombaga kugaburira abantu bagasangira, agashimira Imana yamuhaye ingoma, yarangiza akagira ate? Agasubira i Yerusalemu mu nzu ye. Hanyuma ngo Imana kubera umunezero w'ibyo yabonye, kubera kunezezwa n'ibitambo bya Salomo, ngo iramusura nijoro. Vuga ngo iramusura nijoro. Ngo iramusura mu nzozi, biramubwira ngo Salomo, mbwira icyo ushaka ndakigukorera. Halo, navuze ngo temera, avuga ngo inyota ya Kristo ingana ite muri wowe. Iramubaza ngo ni icyo ushaka nkakigukorera. Salomo mu nzozi. Burya umunyarwanda yaravuze, najyaga numva kera imigani y'abanyarwanda nkumva iranshanze simenye ibyo bavuga, ariko ubu ngubu uyu munsi nibwo ndi gusobanukirwa neza ngo ni iki imigani y'ikinyarwanda isobanuye. Baravuze ngo akari ku mutima ugasesekara ku munwa.
Salomo ngo Imana imubaze icyo ashaka. Buriya umuntu usinziriye ameze nk'umusinzi. Buriya ushatse kumenya ikintu kiri mu muntu, umuntu unywa inzoga wamufatira na yanyweye, icyo atakubwiriye aho ngaho ntacyo aba afite mu mutima. Kuko umuntu we w'inyuma anywa inzoga nyinshi zarangiza zamara kumwica agapfa, agasigara umuntu w'imbere ari we uri mu kazi. Hanyuma ikiri mu muntu w'imbere niba kwanga, kubera ko ubu ngubu twicaye aha ngaha twese nta wamenya ikiri mu muntu. Umuntu nyawe nta wamumenya. Tuzi Pamela uhagaze hano, tuzi Mama Diane wicaye hariya, tuzi Solange wicaye hariya, ariko umuntu nyawe ijambo ryaravuze ngo nta muntu umumenya, ngo ni Uwiteka wese ugira gute, wenyine ugira gute, niwe umenya umuntu w'imbere. Hanyuma narivuze ngo umuntu usinziriye amera nk'umusinzi. Umuntu w'inyuma burya umuntu usinziriye hasinzira uyu nguyu, ariko burya umuntu w'imbere we ntajya asinzira. Niyo mpamvu ujya kumva warose, se harose nde ko wari wapfuye. Kuko iyo umuntu asinziriye aba ameze nk'uwapfuye, ntabwo aba ariho. Ushobora no kumukoma ntiyumve, ushobora no kumuhamagara ngo runaka ntiyumve, ariko uw'imbere we ukumva arakubwiye ngo narose. Halo, akubwira ngo burya ntabwo haba harose uyu nguyu, haba harose wa wundi uri imbere. Niwe ubasha kugarura ibyo Imana ivuze akabibwira uyu w'inyuma nawe akatumenyesha ibyo yarose. Hanyuma Salomo Imana imugenderera mu bicuku bya nijoro, agira ngo ubwira ngo Imana ntabwo iziranye n'uyu muntu. Halo, ntabwo Imana iziranye nande, Imana iziranye n'umuntu w'imbere. Niyo mpamvu yagiye kumutata asinziriye, iramubwira ngo Salomo, ese kuki itamusanze ku manywa? Kuko Salomo yari yanejeje Imana, yari yakoze ibyo yakagombye gukora. Niki gitumye Imana isanze Salomo nijoro asinziriye? Uzi ikintu gitumye Imana isanga Salomo? Irashaka kumenya neza niba umutima wa se Dawidi Imana yishimiraga ari wo mutima ugize ute uri muri Salomo. Halo, iramubaza ngo urashaka iki ngo nkigukorere? Ariko Salomo ni mwiza ye, ngo mu nzozi asubiza Imana ngo Mana we, ndabizi neza ko mpaye ubwami, ndagushima. Ndabizi neza ko hari byinshi nkeneye kandi koko birahari. Ndabizi neza nanjye warambwiye umbwira ko uzangirira neza, ndabizi. Ariko hari ikintu kimwe nkeneye imbere yawe. Aribwira ngo ndakwinginze mu bwenge. Ariko inyota ya Salomo yanteye ubwoba. Ubwenge, ari gusaba ubwenge, afite ba Doniya bakuru be bameze nk'intare ziri ku muhigo, bagize amahirwe bamubonye gato bamurangiza. Babu Salomo ngira ngo yari yaramaze gupfa, ariko hari n'abandi bana benshi ba Dawidi bamurebaga bakamuhekenyera amenyo. Abo ngabo yaramaze gufata ingoma, yashobora gufata abajenerali akavuga ati mugende mubarimbure bose ntibakongere kwibukwa. Yari afite byinshi yasaba Imana kandi Imana ikabimukorera, ariko aravuga ati Uwiteka we, nirengagije ibintu byose biri hano, nirengagije izi ntambara ziri muri iyi miryango, nirengagije ibibazo byose biri ku buzima bwanjye, ndakwinginze ngo unyihere ubwenge. Umva inyota, umva inyota ya Salomo. Aravuga ngo Mana umpa ubwenge kugira ngo menye uko ncira imanza aba bantu. Halo, menye uko mbasha gucira imanza aba bantu. Ubu bwoko butagonda ijosi, ubu bwoko burimo karande zikomeye bwa data. Aravuga ngo Mana unyihere ubwenge. Haleluya. Imana iratangara, Imana iratangara, Imana iratangara. Iravuga ngo mwene Dawidi avuze icyo umutima wanjye washakaga kuvuga. Haleluya, haleluya. Niryo jambo twasomye, reka ndisubiremo gato. Ngo maze ayo magambo anezeza Uwiteka kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana ihera kwibwira Salomo iti, umva nyuma yo gusaba neza icyo Imana igivuga we. Haleluya, haleluya. Ngo iramubwira iti, kuko ibyo ari byo usabye ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa. Aho niho natinze, ariko uzi ukuntu tubakubitisha inkuba.
abantu bafite abanzi tugire gutya kandi ntiwamanika kandi umutima ubu uri kubakubitisha hariya mbonye umumama w'umunyakuri niwe umanitse ukuboko wenyine. Imana iguha umugisha mama kuko uvuze ukuri kuri ku mutima. Ari uzikunda abanzi batuzengereza ukarara uri kubakubitisha inkuba. Abampiga bose Mana mu izina rya Yesu Kristo ibyo banyohereza bibasubireho. Ibyo bansabira bibasubireho. Hari abantu barimo guseka bari kubyumva ibyo mvuze. Ariko turabasengera we. Ukaba udasabye kurama ntusaba ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera. Reka mbabwize ukuri buriya umuntu ufite ubwenge n'abanzi be bagira gutera baramucira bugufi. Murabyumvise? Uriya Salomo ateye inyoni imwe yakubise mu giti arya bavuga ngo iki yarashe inyoni imwe yateye ibuye rimwe yica inyoni. Imigani njyewe yarananiye mwihangane. Yateye ibuye rimwe yica inyoni nyinshi. Bivuze ngo gusaba ubwenge ntabwo waba ufite ubwenge ngo bakuroge. Halo, yasabye ikintu kibihagararira byose. Ariko Imana iduhe gusaba neza muri aya materaniro we. Haleluya. Imana igira ite itwigisha gusaba uko umutima wayo ugize ute ushaka. Kandi ibi bintu mvuze ndagira ngo ubwire Imana nawe ngo Mana unyigishe gusaba bingana nuko umutima wawe ushaka. Kuko rimwe na rimwe dusaba mu bushake bwacu kubera ko ubushake bwacu akenshi buba buyobowe n'amarangamutima. Imana iramubwira muri 12 ngo nuko nkugiriye uko nsabye. Ngo dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse. Umva isezerano mbabwiza ukuri. Mutega amatwi mwumva isezerano. Nuko nkugiriye uko nsabye dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse. Mu bakubanjiriza cyangwa mu bazagukurikira ntawe uzahwana nawe. Halo. Njya numva abantu barimo gusaba Imana ngo Mana ngume umutima ngume ubwenge nk'ubwenge bwa Salomo. Umva ukuntu yamubwiye ngo mu bamubanjirije bivuze ngo na papa warimo no mu bazakurikiraho ntawe uzagira ubwenge nk'ubwihaye Salomo. Ngo kandi nguhaye n'ibyo utansabye. Ko mwanyemere tugakomera Imana amashyi. Nguhaye n'ibyo utansabye. Ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bamuzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Nuko kandi nugendera mu nzira zanjye ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko so Dawidi yazigenderagamo nzakongerera no kurama. Haleluya, haleluya. Ariko Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Utugirira ubuntu Mana ihoraho mu rugendo rwacu mukiza. Utwoherereza umukiza tubashe kukumenya Mana. Utugirira ubuntu Mana ihoraho mu rugendo rwacu dufite. Utwoherereza umukiza tubashe kukumenya Mana. Tuzanezerwa cyane mu ijuru. Tuzaririmba nabe. Tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi Imana idufashe mu bintu Imana iri buduhere muri aya materaniro. Ubundi ijambo ry'Imana riravuga mu Bakorinto ba mbere ngira ngo ni muri 7 yavuga ngo imibiri yacu
ngo ni insengero z'umwuka wera. Haleluya. Uriya urusengero ikintu rushinzwe, nagira nkubwire ngo uru rusengero uvuga ngo ndi urusengero rw'umwuka wera, ariko wabisubiyemo ari ibintu erega bitinjira mu rusengero. None niwanga kubivuga hari ibindi bikuzi cyane kukurusha, bizakumenyesha neza icyo uri cyo. Hanyuma nagira nkubwire ngo uru rusengero rw'umwuka wera, niyo mpamvu tuza mu rusengero. Iyo tuje hano akenshi turavuga ngo Mana ngo nageze imbere yawe, ngo indwara nari mfite ugire gute, ukavuga ngo ibibazo nari mfite ubinkize, ukavuga ngo agahinda nari mfite ukankize, kubera ko nageze he? Nageze mu rusengero. Haleluya. None niba Pamella ari urusengero, bivuga ngo Pamella muri we harimo imbaraga zikiza indwara. Duhereze Imana icyubahiro. Mumbabarire mu ntege amatwi cyane. Niba ndi urusengero rw'Imana koko, niba ndi urusengero rw'umwuka wera, umuririmbyi yaravuze ngo umwuka w'Imana yaje, ngo sinshobora kugira gute. Bivuze ngo Pamella yatambutse, haba hatambutse umwuka wera. Ubwo si ibyo bintu murabyumvise? Umwihorere uwo mushumba nawe ari mu kazi. Haleluya. Uvuze ngo niba ntambutse nawe wiyumve, niba ntambutse mwuka wera aratambutse. Halo. Niba koko imibiri yacu ari insengero z'umwuka wera, bivuze ngo mu rusengero harimo umwuka wera, kandi mu kazi ka mwuka wera ngo umwuka wera yaje ngo sinshobora. Bivuze ngo mfite inshingano zo kugera mu buzima bw'abantu, hanyuma uwo duhuye wese ntasigare. Noneho Salomo yajyaga atega amatwi akumva amasengesho ya se, akumva kubana n'Imana kwa se, amenya ko se Imana yamuhaye inshingano zo kuyobora Isiraheli. Ariko kandi hari ikindi kintu cyari kiri muri Dawidi, muri we hari harimo kubaha Uwiteka Imana. Halo. Ntabwo yari ameze nk'abandi bami bayoboye Isiraheli. Dawidi Imana ijya kumwimikisha amavuta, yohereje Samweli iravuga ngo jya kwa Yesayi, ngo niboneye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Haleluya. Salomo agendera mu mihweto za se. Ntiyashatse kuyobora ingoma nk'abandi bami bo mu isi, yashatse kuyobora koko, ariko ashaka kuyobora nk'uko se yagenzaga. Niyo mpamvu yari afite inyota yo kugira ubwenge. Haleluya. Hanyuma Imana iramubwiye ngo nibyo utansabye ndabiguha, kubera ko wasabye ibyo nshaka. Haleluya. Nagira ngo mbabwire ngo natwe uyu munsi Imana idufashe, kubera ko ufite inshingano. Halo. Ijambo ry'Imana yavuga mu Efeso ibice 2:10 ngo kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya. Uriya umuntu agira inyota y'ikintu afiteho amakuru. Halo. Umuntu agira inyota y'ikintu afiteho amakuru. Twasomye muri Zaburi 42, Dawidi yaravuze ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka amazi mu migezi, ngo niko umutima wanjye wahagizwa no kugushaka Mana. Haleluya. Nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka amazi mu migezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kugushaka Mana. Haleluya. Nga nyumvira nawe, nari ndimo gusoma, ngira ngo haro twe turi kubiganira, ndimo gusoma inkuru z'impara. Buri impara ni ikintu ngo kigira inyota iri ku rwego, iyo ifite inyota ntibasha kwihangana. Ngo iyo ifite inyota, izindi nyamaswa z'inkazi nk'intare n'izindi nyamaswa zirya inyama z'amakarnivore, ngo zose zijya kurindirira ku migezi, kubera ko impara ifite inyota ntabwo yakwihanganira kunywa amazi kabone nubwo yabibona intare. Halo. Ariko disi cyame ibintu mukabyumva cyane. Bivuze ngo niba intare irya impara kandi impara kabizi kwiruka, impara zirayizi ko intare iryana, ariko ngo iyo zisanze ku mugezi zifite inyota ntabwo zihangana, ziravuga ngo nishaka mfe ariko nywa amazi.
iyo ikintu yashatse niba ishaka kunywa amazi ntabwo ireba ibiri iruhande rwayo, ntabwo ireba ibibazo biyugarije. Icyo ishaka gusa niba ari amazi iraruhuka ariko inyweye amazi. Haleluya, haleluya. ngo ni akanyamaswa gakunda kagira inyota ikabije ku buryo gusanga hari inyamaswa iri ku mugezi nta kintu bibwiye, ngo ariyo mpamvu izindi nyamaswa zose zijya kuzitegera ku mazi ko zirabizi ko ariho zizifatira. Wowe Satani agufatira he inshuti yanjye? Halo, wowe Satani agufatira he? Kora ko zo bazifatira ku mazi kubera ko nicyo kintu ifitiye inyota kurushaho. Haleluya. Noneho Dawidi aravuga ngo nk'uko imarakazi yahagizwe no gushaka amazi ku migezi, aravuga ngo ni ku mutima wanjye Mana wahagizwe no kugushaka. Ariko inyota, Imana iduha inyota yo kwishaka. Haleluya. Imana iduha inyota yo kongera gushaka mu maso h'Imana. Haleluya, haleluya. Nukuri tugeze mu gihe giteye ubwoba, maze iminsi ndimo guhinda umushyitsi, maze iminsi ndi kumva amakuru hirya no hino, maze iminsi ndi kureba ibinyamakuru bitandukanye, mbona inyota twari dufite tuza mu gakiza yarahindutse. Inyota yarahindutse, turasirimba ariko inyota yarashize. Tugasirimba ngo ndi gusirimbira ku mafaranga, ngo ndi gusirimbira kuri karani, ngo ndi gusirimbira ku banzi banje, ngo ndi gusirimbira ngo kuri minervare, ngo kanyaga shetani. Wowe wakanyaga shetani? Uzi impamvu udashobora kumukanyaga se? Nuko utaranamenya niba uri urusengero cyangwa niba utarirwo, kubera ko urusengero rwonyine nirwo rubasha kwirukana dayimoni. Haleluya. Ntabwo ndi kuvuga iyi nzu duteraniyemo, kuko ahangaha nahitiriwe izina ry'Uwiteka twese duhurira, ariko urusengero Imana ivuga rukomeye ni ururi muri njyewe. Haleluya. Bajya babivuga neza mu byakozwe n'intumwa ngo hari abahungu ngo b'umugabo witwa Skewa ngo bagiye kurwana na dayimoni, ngo babona abantu batewe na dayimoni, ngo barabasanga, ngo barababwira ngo turabirukanye, ngo mu izina rya Yesu, ngo Pawulo avuga. Abaza abadayimoni barabareba, ngo barababwira ngo Pawulo muvuze turamuzi. Halo, uwo Pawulo muvuze turamuzi, n'uwo Yesu muvuze turamureba, mwebwe muri bande? Ayo nkubwira ngo abadayimoni twirukana baratuzi. Imana irashaka kongera kumenyana nayo. Haleluya. Irashaka kongera kuzamura amaso yawe, kongera kugira inyota yo kumenya Imana, kuko iyo twamenye Imana, Imana nayo iratumenya. Azoko ntibibyigisha biba bibishye. None si ibi bintu ndi kuvuga nutabimenya uzabigenza ute inshuti yanjye? Kubera ko buriya kugira ngo njye mbivuga cyane nkongera nkabisubiramo, kugira ngo Papa Ganza abe yambaye isaha hariya ngende nyimukureho, hari umubano mba mfitanye nande na Papa Ganza. Iyo tuziranye turi inshuti, kumusanga nkamubwira ngo Papa Ganza iyi saha yawe nayikunze wambabariye ukayima, ntabwo ndinde kuyimusaba kubera iki ni inshuti yanjye, ntabwo ndinde kumwinginga aravuga ati inshuti yanjye ikeneye isaha. Nuko natwe bimeze muri Kristo Yesu. Haleluya. Niko ijambo ryavuze ngo Imana, haleluya, yafashe imigisha yose yo mu ijuru iyishyira muri Kristo, irangije igira gute? Nagira ngo wongere wicekinge wigire gutya wumve ngo ese Kristo arimo cyangwa nta urimo. Halo, wongere wigire gutya wicuguse wumve ngo arimo cyangwa nta urimo. Kubera ko ngo Imana yamushyizemo imigisha yose yo mu ijuru irangije iramutwoherereza, kandi iyi migisha yo mu mwuka ntabwo ari ibyo dutekereza twebwe, kuko tujya tubisoma tubicuritse tukavuga ngo imigisha ngo yo mu mwuka ngo ni amafaranga, ngo ni ibitenge, ngo ni amamodoka n'amazu. Ibyo bintu Kristo yaje bihari. Halo, Yesu ava mu ijuru, iyi si yari irimo activite zose, yari irimo amafaranga, yari irimo amamodoka ariyo amafarashi, yari irimo ibintu byose n'ubucuruzi. Murabizi ko yagiye mu rusengero akamena ibintu byose bizari bihari, ariko hari ikintu kitari gihari. Haleluya. Yaje kugira ngo aduhe ubugingo buhoraho, nicyo kintu cyose cyazanye Yesu. Halo, halo. Agiye kuba ariko Pamela ibintu ari kuvuga n'ibiki. Nagira ngo mbabwire ngo Yesu, niyo mpamvu reka mbabwize ukuri, mujya mwumva inkuru za Lazaro wazutse.
namwe murazumva. Murabizi ko Lazaro yazutse. Mwandangira karitsiye atuyemo ngo nanjye nzajye kumusura ndebe icyo gitangaza nkimubaze anganirize. Mwaba muyizira? Yarongeye agira gute? Mubivuge cyane yarongeye. Hanyuma Bartimayo wahumutse mwandangira ahantu atuye ngo nanjye nzajye kumusura. Nawe yarongeye agira gute? Ndetse ngo umuntu umwe aza Yesu n'abantu bagendanaga nawe ngo niwe muntu wapfuye urupfu ruteye agahinda cyane. Bamukuyeho uruhu. Bartimayo mujya mwumva wahumutse. Igitangaza gikomeye Yesu yakoreye ku nzira y'Yeriko. Uwo mugabo ngo bamukuyeho uruhu bamwanika ku zuba kugeza apfuye. Nawe yarapfuye. Abantu bose mwumvishe bakoreye ibitangaza. N'abandi bose tujya twumva batanga amashimwe bakavuga ibyo Imana yakoze. Nabo bayarongera bakagira gute? Reka mbabwire ikintu cyose kitanyine kitajya gipfa. Tuzamurira Imana icyubahiro. Ikintu kidapfa ni Kristo uri muri twe. Haleluya! N'ubugingo bubitse muri twe. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo ntabwo tuzapfa ahubwo tuzagira gute? Tuzasinzira. Nushaka uzatunge etaje 10. Nishaka nzajya muri za Amerika mwumva bahora bampanurira. Nishaka nzashakwe n'icyogajuru. Nagira nkubwire ngo nyuma y'ibyo byose nzagira gute? Kandi byose birasigara bikaribwa n'umuntu utararushya asenga. Muzi ukuntu tuba twarasenze? Murabizi ukuntu dutaramira Imana tukamara imyaka twarishwe n'agahinda turira. Mana we kora igitangaza. Mana we nukuri ntabara. Imana ikabikora warangiza ukabisiga bikaribwa n'umuntu utaragize gute? Utarasenze. Iyo mbabwire ngo Imana iduhe kongera gusaba neza uko umutima wawe ushaka. Haleluya. Imana Dawidi aravuga ngo nkuko imarakazi. Uyu ni umwami wimitswe n'Uwiteka. Bivuze ngo nta kintu na kimwe cyabashaga kumukura ku ngoma. Nta muntu n'umwe wabashaga kumukura ku ngoma keretse Imana yimushyizeho yonyine. Ariko mwibaze kugira ngo Dawidi avuge ngo Mana nkuko imarakazi. Haleluya. Ese mwabantu mwe murabizi ko abami baba bafite ubutunzi? Abami bagira izahabu, abami bagira ubutunzi, abantu bose baza kubahakwaho. Kubera iki ni umwami, nta kintu baba basaba. Abagore beza bose yari abafite. Ibintu byose Dawidi yari abifite. Ariko mwumva inyota ya Dawidi. Perezida Imana icyubahiro. Ariyo mpamvu Imana yakundaga umutima wa Dawidi. Akabireba akabona byose ntibimuhagije. Akabona n'ibyo Imana yamuhaye umugisha. Yamugiriye neza ariko hari ikintu kimwe akeneye guhora asabana nacyo. Aravuga ngo nkuko imarakazi yahagizwa no gushaka amazi mu migezi, niko umutima wanjye Mana wahagizwa no kugushaka. Haleluya, haleluya. Njya mvuge ku mugabo witwa Mose. Maze iminsi ntekereza ku nyota dufite muri ibi bihe. Ariko muzi inyota abantu bafite. Ubundi naratangaye. Umwuka w'Imana anganiriza mu minsi yashize anyereka umudamu ahagarara imbere yanjye mwiyerekwa. Uwo mudamu mbona amaze imyaka 15 asenga. Imyaka 10 ningahe? Arimo gusenga Imana. Noneho numva marayika w'Imana arambwiye ngo ni numve amasengesho y'umudamu. Ntega amatwi numva amasengesho ye. Ikintu cya mbere yasengeraga ni umugabo wamunaniye. Yatangiye asenga ashima Imana. Mana ndagushimiye ko wabanye nanjye. Ndagushimiye ko wandinze, ndagushimiye ko wangiriye neza. Ariko atangira kwibwira umugabo wamunaniye. Atangira no kwibwira umwana we. Atangira no gusaba amafaranga kubera ko yari umuntu w'umukene cyane mu bigaragara. Ndebe imyaka wa mbere urashira, uwa kabiri urashira, wa gatatu. Imyaka 15 irashira. Marayika w'Imana arambwira ngo uyu mugore kuva yatangira gusenga ntabwo arigera akizwa na rimwe, kubera ko ntiyigeze amenya Yesu wamubereye umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Azi yuko akijijwe cyane. Ntabwo nabonye itorero yasengeragamo, nicyo cyambabaje. Ntabwo namenye ngo asengera he, ariko umugore ubundi ni itorero. Murabizi ko umugore ari itorero mu mwuka. Umugore ari gusenga abwira Imana ngo imutabare. Nta rimwe arahindukira ngo arebe ibyamunaniye, arebe uwabiremye amurebeho, amubwira ngo njyewe byarananiye ariko ni wowe nje gushaka noneho. Ubwo ari wowe nje gushaka ndabizi gutanyihorera. Imyaka 15 ndatangara kumva marayika ambwira ngo uyu mugore ntaramenya Imana, ntabwo aziranye n'Imana. Kandi uyu mugore y'abantu bamubonye bamona yicaye mu ntebe nkaho ngaho
bakabona niwe muntu wa mbere uza gusenga, bakabona niwe muntu wa mbere uterana, bakabona niwe muntu wa mbere uzi kumanika amaboko, niwe muntu wa mbere ubwiriza nk'uko umbwiriza. Ariko Imana yagenzura umutima we ikabona ntarigera amenya Imana. Mu bice 33 byo kuva hatubwira umugaragu w'Imana Mose arimo gusenga Imana yisaba ngo ugendane natwe. N'igihe Abisiraheli bari bavuye muri Egiputa bari mu butayu, arayibwira ngo Mana nudahagurukana natwe ngo ujyane natwe ntabwo turi buve hano. Arabwira ngo ikitumenyesha yuko uri kumwe natwe ni uko uhagurukana natwe ukajyana natwe. Maze ngo Imana iramubwira ngo Mose we, n'icyo uvuze ndagikora kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya amazina. Haleluya! Ariko munyumvira inyota ya Mose, nawe ntiwahita utaha ukaryama. Imana ikubwiye ngo wangiriyeho umugisha sora nkumenye izina, ntiwahita utaha ugasinzira. Mose akimara kumva iryo jambo naratangaye, ahita abwira Imana, arayibwira ngo nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Ndabizi kugendana natwe nibyo, ndabizi ko dukunda nibyo, ariko noneho ibyo ntabwo bimpagije. Ndashaka kukureba mu maso Mana we. Dore Imana ishubahiro. Haleluya! Naravuze ngo ijuru nta rungu rifite tutaririmo. Ijuru nta rungu rifite. Ijuru ryicayemo Paulo, ijuru ryicayemo Mose, ijuru ryicayemo Petero, ijuru ryicayemo Yohana wabaga mu gituza cya Yesu. Najya babwira ngo ijuru nta rungu naricyo rifite ryacu. Umugabo Imana imaze kumubwira ngo nakumenya amazina, wangiriyeho umugisha nkumenya izina, birahagije ngo atahe. Ariko arayibwira ati hari ikindi nshaka. Haleluya! Hari iyindi nyota mfite, ndashaka kukureba mu maso. Ariko ufite inyota ingana iki inshuti yanjye? Ufite inyota y'iki? Arangije akimara kuvuga ayo magambo mwumva ukuntu Imana yamubwiye. Ngo Uwiteka aramubwira ati, ariko Imana ikunda abantu bazi gusaba neza we. Haleluya! Kubera ko Yesu yaravuze ngo umbonye ababonye nde? Ababonye data. Umbonye ababonye data. Noneho Dawidi aravuga muri Zaburi 43 ngira ngo kuri 6, aravuga ngo bakurebye aho bavirwa n'umucyo. Haleluya! Ngo mu maso habo ntazagira ipfunwe iteka. Umuntu warebanye n'Imana atandukanye n'umuntu wumvisha Imana. Haleluya! Uwiteka aramubwira ati, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzabugirira, nzababarira uwo nzababarira. Umva ku murongo wa 20, kandi ntiwareba mu maso hanjye kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Kandi Uwiteka ati, hariho ahantu bugufi bwanjye. Haleluya, haleluya! Ngo hariho abantu bugufi bwanjye, ngo nawe uzahagarare ku rutare. Imana itangiye kumurangira ibitandukanye n'amasezerano tuye duhabwa. Twebwe baratubwira ngo Imana iguhaye imodoka ukabyina, bakakubwira ngo Imana iguhaye etaje ukabyina. Wamenye ute ko utari buyiraremo ijoro rimwe ejo ugapfa? Wamenye ute ko iyo modoka utayitwara ukwezi kumwe ugapfa? Iyo itangiye kumubwira amabanga ye hatagaragara. Bose Imana icyubahiro. Haleluya! Nawe ngo hariho ahantu bugufi bwanjye, nawe uzahagarare ku rutare, kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho. Amfasha. Ariko reba umuntu wahuye n'ubwiza bw'Imana we, ngo ubwiza bwanjye bukikunyuraho. Haleluya! Ngo nzagushyira mu busate bw'igitare, nzakwinjiza muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya! Abadayimoni batabasha kukubona, umva ikintu yisabiye kureba n'Imana gusa. Umva amasezerano hawe, tekereza ko ayo masezerano uyazi. Ubwiza bwanjye bukikunyuraho, nzagushyira mu busate bw'igitare, ngo utwikirize ikiganza cyanjye. Ngeze aho marira kunyuraho, imuhaye n'amabanga atandukanye n'aya Uza. Uza utari uzi gusaba. Uza aragiye ateruye isanduku y'Imana, ayiteruye atumvisha Imana, isanduku imucisha aho ngaho, aba arapfuye. Ariko Mose babanje gusaba amakuru, imubwiye ukuntu ayireba ntapfe. Nzagushyira mu busate bw'igitare,
ngo twikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho kugira ngo udapfa Mose we, kubera ko wansabye igikwiriye, kubera ko utisabiye amafaranga, ntiwisabire kwamamara mu Bisiraheli, ntiwisabire kubayobora, ntiwisabire kubakanga, ukansaba kurebana nanjye kuko banyisabiye kuba inshuti yanjye, guhinduka inshuti yawe, nanjye ndakwereka ibyo Abisiraheli batigeze babona. Haleluya. Ngo maze ngo twikurureho ikiganza cyanjye urebe mu mugongo wanjye, ariko mu maso hanjye ntihaboneka. Abagabo bamenye kubwira Imana iby'ukuri, maze Dawidi arandika, yandika Zaburi 103:7. Yababa we mutega amatwi mwumve, yandika Zaburi 103:7. Aravuga ngo yiyeretse, ngo abana ba Isirayeli yaberetse imirimo yayo, ngo ariko igeze kuri Mose we imwereka inzira zayo. Ntago mubyumvishe? Muribuka Yesu ajya gukora igitangaza igihe bari mu bukwe bw'Ikana, igihe Yesu bamubwiraga ngo divayi yashize. Baravuga ngo divayi, yajyaga agira abantu 3 yinjiranaga nabo hana agiye gukorera igitangaza. N'igihe ajya gukiza umwana wa Yayiro, ngo yabwiye Petero na Yakobo na Yohana abana b'inkuba ngo Boanerges abari bo yinjiza hagiye gukorera igitangaza. Bivuze ngo hari abantu bagiye kunywa kuri iyi vino, nibamara kuyinywa batahe bongere bagira inyota bayifuze, ariko hari abantu bahagaze aho Yesu arimo kuyikorera, nabo babasha gutaha bakagira gute bakayikorera. Ibi bintu nyine biraremereye, ntago mwese mwabyumva, ariko ababyumva bagiye kubona Imana mu buryo budasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Igihe kirageze ngo Imana igukura kugusaba amazi, iguhereza imigezi kugira ngo nawe ujye kwivomera yawe. Haleluya, haleluya. Dawidi aravuga ngo abana ba Isiraheli yaberetse imirimo yayo, ibereka ibitangaza 10, ibereka ihindura amazi amaraso, ibereka inda zuzura kwa Farawo, ibereka ibitangaza ariko ngo baranga barinangira. Kubera iki? Hari ibintu batigeze bareba byabonwe na Mose wenyine, ngo ariko igeze kuri Mose duhereze Imana icyubahiro. Ntabwo yamweretse imirimo yayo, yamweretse imirimo yayo, yamweretse inzira zayo. Ariyo mpamvu yatinyukaga agahagarara imbere y'Abisiraheli mu bice 14 byo kuva, arababwira ngo mwihagararire gusa, nta muhanuzi uvuze, nta muvugabutumwa wahagaze imbere ya Mose, nta nubwo yumvishe ijwi ry'Imana, ariko Imana yaramwiyeretse, azi icyo Imana ishobora gukora. Haleluya. Arababwira ngo mwihagararire murebe gusa, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Haleluya. Nta muhanuzi uvuze, ariko kubera ibintu yarebanye Imana, yiboneye Imana amaso ku maso, arabizi ko idashobora kwihangana, idashobora kwihangana abantu bayimenye bari kubabazwa, idashobora kwihangana. Maze Abisirayeli bagategereza bakareba ibitangaza, ariko Mose we yarazi neza ibitangaza bikomoka. Umva ikintu yabarushagasha. Haleluya. Mbese ntabwo afite amafaranga, ahubwo afite banki. Ntabwo mubyumvishe? Ntabwo afite zahabu nk'iyi nambaye, ahubwo afite ikirombe cyazo. Duhereze Imana icyubahiro. Ufite inyota y'inshuti yanjye? Umva inyota ya Mose ni ukureba mu maso h'Imana. Niyo nyota yari afite, ngo azamutse umusozi amarayo iminsi 40. Amanutse abantu bamurebye ntibabona Mose, babona iki? Babona Imana. Haleluya. Kubera iki yatindanye n'Imana, ariko uri gutindana n'iki inshuti yanjye? Uri gutinda kuri telefone y'uwo mugabo wakubwiye ko azagushaka? Uri gutinda usaba Imana amafaranga? Ese wayisabye banki? Halo? Wayisabye imigezi y'amafaranga kugira ngo utazongera gusaba amafaranga? Haleluya. Kubera ko Imana igitanga ikime cyo mu ijuru, kandi igatanga ibintu bidashira. Haleluya. Buri ibyo yaravuze ngo ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugi. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota,
hari ikintu kimwe ngiye kuvuga maze dusenge. Ngiye kuvuga ikintu kimwe kijya kigaragaza ko inyota yashize cyangwa inzara. Ejo natekereje inzara, nari ndi mu mujyi ndi kumwe n'umuntu, hari ibintu nari ngiye gushakayo. Nibuka inzara yanyiciye indera. Inzara yatuma wiba. Murabizi? Ubwo nyine wowe ntago watekinitse, mwese mwaratekinitse abishwe n'inzara. Ni wavuze no kubesha umuntu ngo nguriza bitanu kandi ntayo ufite uzamwishyura. Ukamubesha ngo nzaya kwishyura ejo kandi ubizi neza ko ntayo ufite. Ariko twatetse imitwe we. Ariko inzara yadutekesheje imitwe. Uzi impamvu nyine turashonje kandi turashaka kurya. Iyo umuntu afite inzara ikintu cya mbere kimugaragaza ntasinzira. Hari abantu baba babizi, iyo inzara ikwishe ntushobora kugira gute. Niyo usinziriye ugenda wicura buri kanya. Kubera iki? Ubwonko bufite inzara, burimo inzara, ntabwo businzira ngo buheze. Noneho hari inzara dufite ziri kutubuza gusinzira. Inzara ya Kristo yarashize kugera ku rwego tuza gusaba ibye kandi we tutarashatse kumumenya. Bese tukaza kwirirwa dusaba umuntu ariko tutaziranye nawe. Ariko reka mbabwize ukuri, ubu ni mwambabare tukisuzuma natwe. Twisuzume mubona tumeze dute. Yesu yaravuze muri Matayo 6:31 ngo ariko mwebweho mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, n'ibyo byose muzagira gute, muzabyongererwa. Halo, ngiyi inzara yadusigiye nimwe. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Urashaka gutunga amafaranga utabanje gutunga Yesu? Iwanyu nta muntu wigeze atunga amafaranga. Igisekuru cy'iwanyu nta muntu watunze amafaranga. Uzayinjiza mu nzu bahita bakwica. Mubeshe se? Urashaka ko Imana ikubakira? Iwanyu nta muntu wigeze wubaka. Wibaza ngo abadayimoni barapfuye se? Niba bivuze mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, kugira ngo nimujye kubitunga bisange naramaze kubasasira. Halo, ibyo bintu usaba nibijya kwinjira mu nzu yawe bisange hari uburinzi bubiriho. Haleluya! Ibyo bintu urimo gusaba bikeneye uburinzi, kandi nta bundi burinzi ni ugutunga Yesu mu mitima yacu no mu buzima bwacu. Haleluya! Ufite inzara n'inyota y'iki nshuti yanjye? Ufite inzara y'amafaranga, najya nkubwira ngo Imana irayatanga. Ufite inzara yo kugirirwa neza, Imana irabitanga igira neza. Haleluya! Niko Dawidi yavuze ngo yohereza ijambo ryayo ngo ikabakiza indwara. Haleluya! Ngo yarangiza ngo ikohereza umwuka wayo ngo bikaremwa, n'ibyari byarapfuye bikongera bikabaho. Ngo yarambura ikiganza cyayo igahaza kwifuza ko byaremwe byose. Niki kiri gutuma muri ibi bihe ibitangaza bibaye ingume? Niki giti gutuma abantu barimo gusenga imyaka igashira badasubizwa? Ariko torero twongere twisuzume, kuko tuza kwakira Yesu twamwakiriye nk'umwami n'umukiza. None twafashe umukiza turamugundira, umwami turamushugunya. Aho kantu mvuze karumvikanye? Twafashe Yesu nk'umukiza, nk'umwami turamushugunya. Kubera iki? Kuko umwami ni dictator, ni umunyagitugu, afite uburyo ashaka kutuyoboramo. Ntabwo dushaka kuyoborwa, ahubwo turashaka ko turinda. Baba bandoze andinde, baba bangiriye nabi antabare, baba baje Mana we mpa amafaranga, ariko nikubwira ngo nanjye hari icyo ngushakaho. Avandimwe, tuve mu kamenyero, tuve mu buzima bwa rya torero ry'i Laodikiya ngo batari bakonje ntibanashyuhe. Irababwira ngo ubwo udakonje ntunashuhe, ngo ngiye kugira gute? Yaravuze ni ijambo ry'Imana ngo ngiye kukuruka. Hari abantu benshi babayeho mu buzima batakagombye kubamo kubera ko banze kumva neza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Tugiye gusenga Imana, ariko nagira ngo wongere wisuzume urebe inyota ufite iyo ariyo. Haleluya! Kuko Mose wagize inyota yo kwireba mu maso, yamubwiye uko bigendera, mugiti ni ukuri ntago wambona, ntago bishobora kundeba, ariko kubera ko iyo nyota ariyo ufite uzandeba mu bitugu. Haleluya! Ndakwemerera nkwereka ibyo abandi bantu bose batazigera babona, ariko kuko ariyo nyota ufite
ndakwereka mu bitugu byanjye. Uzi ikintu Imana yari ikoreye Mose? Yari imurinze ubwoba bwose bw'iteka ryose. Haleluya. Umuntu warebanye n'Imana nta bwoba yagira, kuko iyo umuntu yabonye Imana nawe aba yibonye, kandi iyo yibonye nawe ntiyongera kwibona uko yarari, atangira kubona nawe ari Imana. Ago mubyumvishe nyine. Iyo umuntu yarebye ku Mana akibona, ahita amenya uwo ari we, kuko ijambo ryaratubwiye ngo abamwemeye bose bakizera izina ryabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. None se umwana na se baratandukanywa? Niba mfite DNA ADN ya Kristo, nanjye ndi Kristo, kuko Pamela ntabwo ari uriho, hariho nde. Reka njye mbyivuge wowe byihorere, ako ngenzi ibyo duhanganye sha, ariko iyo bibonye uyu mugabo muri njyewe duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Pawulo yaravuze ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara si njye uriho, hariho Kristo muri njye. Haleluya. Ubwo buzima bwawe ni ukuri nagira nkubwira ngo ntagaruka nk'uko Imana yabushatse ko bumera, ahubwo Imana yashaka ko wisobanukirwa ukamenya uwo uriwe. Haleluya. Kubera ko umwana wese uzi wabo arahakumbura. Umwana wese uzi wabo agira gute? Nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kuratagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umusore nzawinjira. Tugiye gusengana Imana. Uzi impamvu uwo muririmbyi yavuze ngo umunsi umwe nzawinjiramo? Maze twebwe ngo mpanuye nkavuga ngo hano harimo abageni ba Kristo, twese twahita dutokesha. Nyine abageni bivuze ni umuntu ugiye mu rugo rwe, siko umugeni bisobanura. Nyine umugeni abagiye mu rugo rwe. Ubu ndamutse mfite ubukwe bakavuga ngo Pamela agiye mu umugeni, nyine agiye mu rugo rwe. Noneho twebwe kubera inyota y'isi dusigaranye, niyo batubwiye ngo hari abageni hano, twese duhita dutokesha, kandi uwo mugeni yari atashye mu rugo rwe. Mwumva hano itorero rigeze muri misi ya none, twarahiza tukishishira tuvuga turi kujya mu ijuru, turi kujya mu ryande, tukishigikira ngo turi gutaha mu ijuru. Bakubwira ngo umwami azaza kugucyura, ngo Mana ngo buretse. Hari igihe yaba hari n'ibigikurinze, hari igihe hari n'ibintu yaba birimo kukurinda, ariko kubera inyota y'iyi si kandi tudateze kubona, nagira nkubwira ngo buri defo yose y'ibisubizo igira ibiyirwanya. Halo, nta kintu na kimwe kizaturuhura hano ku isi. Imana nimara kuguha inzu uzagira ibirwanya abantu bafite amazu, nimara kuguha imodoka uzarwanya n'ibirwanya abafite amamodoka. Igihe hari cyo nyine dukeneye kongera kugira inyota ya Kristo bakundwa. Haleluya, haleluya. Nagira mbabwira dukeneye kongera kugira inyota yaho dukomoka, niba kuko tuzataha ijuru, mureke twongere dukumbura iwacu. Haleluya, haleluya. Njya mbona Buriya ukuntu ataha ashaka kureba mu rugo, agenda yinjira mu byumba byose ngo arebe uko mu rugo hameze. Umuntu ufite iwabo arahakumbura, agira inyota yo gutaha iwabo. Haleluya. Umwami Yesu yongera duha inyota yo gukumbura ijuru. Haleluya. Imana yongera kuguha inyota yo kumenya icyakuzanye mu nzu y'Imana, ni ukugira ngo wige umenye neza ukomoka ngo ni hehe, kugira ngo utazatungurwa. Matayo 25:13 haravuga ngo nuko mwitegure, kuko mutazi umunsi n'igihe. Haleluya. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi n'igihe. Iyi si irimo kudushuka, irimo kutubesha, irimo kukubesha ikakubwira ngo wa mukobwa we, bakaguhanurira ngo Imana iguhaye umugabo. Nibyo nanjye ndamukeneye, ariko se nyuma yo kugeraho nta bigeragezo biriyara? Abashatse mutubwire, nta bigeragezo biba mu rugo? Ajya nkubwiye ngo buri rwego rwose ruri muri iyi si rufite ibigeragezo byarwo, ariko hari urwego Satani atajya yubahuka. Ni umuntu wamenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, akamwakira mu mutima, ntamwakira mu bitekerezo. Abo ngabo bafite amahoro atemba nk'uruzi. Tuzamurira Imana icyubahiro. Abo naho abandi basonza, abo ntabwo basonza, baravuga ngo iwacu nta nzara ibayo. Abo naho abandi bagira ibyago, babahora biteguye gutaha. Muhaguruke dusengane Imana. Haleluya, haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo Imana iragukeneye, Imana iragukeneye. Haleluya. Nyuma y'ibintu byose uyisaba, nyuma y'iyo nyota yose ufite, Imana nayo iragukeneye. Halo.
abantu bicaye munyemerere muhaguruke tugiye gusengana Imana tugiye gusengana Imana nagira ngo ubwire Imana ngo Mana inyota yanjye muri wowe yarashize ndashaka bya bihe byanjye nahoranye nkabibura murabyibuka tukiza gusenga tucyakira Yesu duhagaze hano turi kurira amarira menshi murimbye yaravuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nje none mu mutima wanjye wuzuye ishimwe shimira umukiza nigitangaza dukunara gakiza ku buntu nigitangaza we nigitangaza Ebunya byana waga